Impanuka yabereye mu karere ka Nyarugenge nkazwi kuri BTN mu murenge wa Muhima mu gihe ino modoka yavaga mu cyerekezo cyo mu mujyi igana Nyabugogo. Mu gihe kumbaza ngo iyi modoka yakoze impanuka gute mu gihe ibi bisate by'umuhanda bitangana cyangwa ibisate by'umuhanda bigabanwamo kabiri, ni mu gihe imodoka zica hakurya izindi zigaca hakuno, ndetse iyi modoka uburyo yakoze impanuka ndetse izi modoka zajyaga mu cyerekezo kimwe zirimo zijya ahantu hamwe, mu gihe ino mpanuka yakomerekeyemo abantu benshi ndetse abantu bakaba bumiye cyangwa bakaba batangaye, ariko ntiharatangazwa nimba hari uwapfuye muri bo cyangwa hari uwakomeretse bihagije, gusa batangaje yuko bakomeretse muri rusange. Ubwo nari ndi gufata ino nkuru nagerageje kubaza abaturage barambwira ngo nta kintu turi bubivugeho, mu gihe nta kintu leta cyangwa abanyamakuru bandi baratangaza cyangwa baratsohora, reka tube turetse kugira byinshi tubivugaho. Ni mu gihe ino modoka yagongaga ngenzi yayo biri kujya mu cyerekezo kimwe, byose byaganaga mu bice bya Nyabugogo, urumva ko byagonganye bitaragira muri feruje. Yari incamake y'amakuru ngiye kwibagizwa nitworenzwe n'Imana Emmanuel, abanzi bazi kuzana rya kidasamuramo. Nimba ari bwo bwa mbere ugeze kuno muyoboro, nyaboneka kora subscribe kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi. Gukora subscribe bizagufasha kujya ubona amakuru agezweho kandi ukayabonera ku gihe. Reka turambure amakuru mu buryo burambuye kugira ngo mubashe kwiyumvira amakuru byagenze bite iyi mpanuka, nta wapfuye, nta wakomeretse, ese nta wangiritse, ese nta bikorwa remezo byangijwe. Niyo mpamvu ndi hano kugira ngo mbasobanurire, ariko yari incamake y'amakuru. Reka nkomeze amakuru mu buryo butandukanye. Mu karere ka Nyarugenge mu murenge wa Muhima nk'ahazwi kuri BTN, imodoka yakoze impanuka bishyira mu masaha ya saa 10 tariki 3 z'ukwezi kwa karindwi umwaka wa 2025. Ni mu gihe ino modoka ari mu bwoko bwa KBS, nabwo ndavuga bisi zino modoka z'imiriro. Ni mu gihe ino modoka yakoze impanuka, ariko iyi modoka yo nta kintu yabaye muri rusange. Iyi modoka yagonze yari iri imbere yayo, iyi modoka yindi nayo yagiye isekura hariya irangije ibirahure biramanagurika byica abari bari mu modoka mo imbere. Nibwo ambulance yo mu murenge wa Muhima hano ku bitaro bya Muhima yahise iza gutabara byihuse, ikaza gucungura abantu bari bakomerekeye mu ino modoka kugira ngo bahabwe ubuvuzi cyangwa ubutabera. Mu gihe polisi itari bwahagere cyangwa ambulance, abantu bari baraho ngako kanya impanuka iba, nagerageje kuvugana nabo barambwira ngo izi KBS muri rusange zikunze gukora impanuka cyangwa zikunze guhohotera izindi modoka. Nibavuga guhohotera izindi modoka ni ukuvuga ngo zisanzwe ngo zigonga izindi, ngo ni mu gihe zino modoka z'umuriro abashoferi bazitwara bataramenya kuzitwara. Ndetse ayo niyo makuru twabashije kuhakura, twabahaye cyangwa tugiye kubagezaho cyangwa tubagejejeho kugira ngo muyumve namwe mujye mureba cyangwa murebe ibintu bibera ino iwacu mu gihugu, kugira ngo mumenye ukuri. Nimujye munagira ikibazo mujye mumenya aho mushakira. Nimba ukeneye guhamagara polisi, uhamagara ku muyoboro wayo uramutse ukoze impanuka cyangwa uhohotewe, bagufashe cyangwa bagutabare. Ni mu gihe tugiye kongera kugaruka ku biciro bya esase muri rusange. Abantu benshi mukomeje kwibaza ku biciro bya esase cyangwa kwihinduka ry'ibiciro by'ibikomoka kuri peteroli muri rusange. Nivuga peteroli harimo mazutu, hakabamo na esase, niyo mpamvu byitwa ibikomoka kuri peteroli. Peteroli niyo ivamo ibyo byose, kugira ngo be mazutu cyangwa be esase byose biba byaturutse muri peteroli. Ni mu gihe litiro ya esase igeze ku 1860, ni mu gihe mazutu igeze ku 1757. Ni ukuvuga ngo esase imaze kugera hejuru cyane. Mu gihe uri gutega umumotari akavuga ngo esase yaruriye muri rusange, aho yagutwariraga 1000 asigaye agutwarira 500, ariko motari tukongera tukamubaza nimba esase yongereye hanga ngo yongereye ibiceri bigera muri 200. Ubwo motari uranci 500 gute kandi esase yongereho ibiceri 200? Ni mu gihe umumotari atarimo yinginga aravuga ati nimba utatanga reka ndatwara abandi. Ni mu gihe abantu batangiye kuyoboka zino moto z'amashanyarazi cyangwa izi moto z'umuriro kugira ngo babashe kujya bagira ikintu basagura. Ni mu gihe esase yongereho ibiceri 190 n'ibindi bice birenga. Ni mu gihe
gihe abamotari bo ibiciro bakomeje kubizamura cyangwa babyurije, ariko ingendo muri rusange amajasi atandukanye ibiciro biracyari bya bindi. Ndetse guverinoma y'u Rwanda yavuze yuko ifite ibikomoka kuri peteroli byinshi bihagije yazigamye mu kigega cyayo mu gihe iri guhangana n'iyongera cyangwa n'izamuka ry'ibiciro. Ni ukuvuga ngo ifite sitoke nyinshi tuzaba dukoresha mu gihe bari guhangana n'izamuka ry'ibiciro kugira ngo ibiciro byongere gusubizwa hasi. Ni mu gihe batangaje yuko ibi biciro bya esase mu mezi abiri bizaba byakemutse, esase yasubiye uko yahoze igura. Ni mu gihe Kidasamura Movie aba yabateguriye ino nkuru cyangwa yabateguriye kino cyegeranyo kugira ngo mumenye byinshi mu gihugu cy'u Rwanda. Kora subscribe kuri Kidasamura Movie kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi. Yari Kidasamura Movie.